Reka nkwikaze kandi nkwifurize kumeza kubwa neza udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Inshuti mukundwa rero nyemera turebere hamwe aya makuru, na makuru kugenda agaruka ku munyamakuru ndetse akaba n'umuhanzi. Uyu nta wundi ni Yago, dore ko uyu munyamakuru yagiye garurira imitima y'abatari bake bakoresha imbuga nkoranyambaga hano mu gihugu cy'u Rwanda, si mu gihugu cy'u Rwanda gusa ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu buryo agenda anyuza ibiganiro bye kuri channel ye yitwa Yago TV Show. Uyu Yago rero biravugwa ko yaje kuba yatabwa muri yo. Mbese uyu yaba yazize iki? Tugiye kuba twabirebera hamwe kugira ngo uze kuba wasobanukirwa se Yago yatawe muri yombi azira iki. Nta kindi tugusaba rero, icyo tugusaba no kudutega amatwi kugira ngo uze kuba wasobanukirwa uyu Yago yatawe muri yombi azira iki. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero nta kindi tugusaba, turagusaba gukora subscribe kandi ntiwibagirwe gukanda kukazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ibintu byoroshye cyane rero, reba munsi ya video yawe urebe ahantu handitse subscribe, uhakanda urebe ibumoso bwa telefone cyangwa se iburyo urabona utuzogera dutatu, wemeze ukazogera ka mbere maze tujye dushyiraho inkuru ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Wibagirwe gukora share aya makuru yasangiza inshuti n'abavana, kandi ntiwajye gukora like ujye hasi muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. N'amakuru akomeje kugenda agaruka ku munyamakuru ndetse akaba n'umuhanzi nta wundi ni Yago. Amakuru yo kumugaruka nuko ngo yaje kuba yatabwa muri yombi. Uyu munyamakuru rero yagiye yigarura imitima y'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye, cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko afite channel yitwa Yago TV Show. Iyi channel ariyo agenda anyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye, byo byatumye abanyarwanda bamumenya cyane, ariko ubu akaba ananyuzamo aririmba n'indirimbo arizo anyuza kuri channel ye yitwa Yago TV Show. Uyu munyamakuru rero biravuga ko yaje kuba yatabwa muri yombi, akaba ari amakuru akomeje kugenda atrendinga ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Se uyu musore Yago yaba yazize iki? Tukaba tugiye kuba twabirambura hamwe kugira ngo nawe uze kuba wamenya icyo uyu musore Yago yaje kuba yazira kugira ngo babe bamutaye muri yombi. Uyu musore itabwa muri yombi rye ryamenyekanye ku gicamunsi cy'uyu munsi, aho amakuru ye yaje kuba yajya hanze, bivuga ko yaje kuba yatabwa muri yombi, ariko tukaba twakomeje kugenda dushakisha amakuru ngo tumenye icyaba cyatumye uyu musore atagutabwa muri yombi. Biravuga ko bari barimo gushutinga indirimbo ye nshyashya, aho byaje kuba byaba bibi, dore ko ngo ahantu bashutingiraga iyi ndirimbo hari hafi y'ikigo cya polisi, bikarangira baje kumufata ndetse n'ibikoresho byose bakoreshaga baramutwara, aho yagiye gusobanura impamvu yaje kuba yajya gushutingira indirimbo ye hafi y'ikigo cya polisi. Ni amakuru yakomeje kugenda agarukwaho ndetse anababaza abakunzi b'uyu umunyamakuru Yago, aho bivugwa ko yaje kuba yatabwa muri yombi. Nicyo ngicyo rero yaje kuba yazira, ko yarimo gushutinga indirimbo ye birangira aje kuba yaza gufatwa, dore ko ngo ahantu yarimo kuyishutingira hatemewe ari hafi y'ikigo cya polisi, kandi ngo kuba hakoreshwa kamera ntabwo ari ibintu byemewe, bikarangira baje kuba bamufata ndetse n'ibikoresho yararimo gukoresha bakaba babifashe bakabitwara, aho yagiye kuba yakwisobanura impamvu yaje gushutingira indirimbo ye aho hafi y'icyo kigo cya polisi. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigarukaho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye by'iritabwa muri yombi ry'uyu umunyamakuru Yago, aho yatawe muri yombi ari gushutinga indirimbo ye ngo nshyashya, gusa tutaramenya izina ryayo, gusa ngo nuko byaje kuba byagenda baraza baramufata, aho yagiye kuba yasobanura impamvu yaje kuba yaza gushutingira iyo ndirimbo hafi y'ikigo cya polisi. Ngayo rero amakuru ari kugenda avugwa kuri uyu munyamakuru Yago, aho ngo yaje kuba yatabwa muri yombi. Niba rwa mbere rubanye natwe nta kindi tugusaba, turagusaba gukora subscribe, kora subscribe ntibajye gukanda kukazogera kugira ngo tujye dushyiraho inkuru ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ibintu byoroshye cyane, reba munsi ya video yawe urabona handitse subscribe, ubundi hakande urebe ibumoso bwa telefone cyangwa se iburyo urabona utuzogera dutatu, ubundi wemeza ukazogera ka mbere maze tujye dushyiraho inkuru ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ntujye gukora share amakuru yasangiza inshuti n'abavana, kandi ntiwibagirwe gukora like ujye hasi muri comment wasiga igitekerezo cyawe. Ukoze kuba natwe rero, ciao hasta la vista.